mibabaro ye no mu rupfu rwiwe. Imana yiyungiyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe. Imana yiyungiyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Ni muri Yesu, ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe. Ni muri Yesu, ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe. Imana yacu, Imana yiyungiyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Ni muri Yesu, ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe. Ni muri Yesu, ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe. Imana yacu, Imana yiyungiyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Imana yacu, Imana yiyungiyemo natwe ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba, asohoza ibyanditswe muri we. Imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba, asohoza ibyanditswe muri we. Imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba, asohoza ibyanditswe muri we. Atanga ubugingo bwe gutera kugupfa, kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. Yesu watwumve n'Imana, ahimbazwe Kristo. Watwumve n'Imana,
hashimwe 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 Yesu hashimwe hashimwe hashimwe